Bakunze inkuru z'urukundo kuri Sacha TV, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Inkuru y'urukundo yacu y'uyu munsi tuyitangiriye rero ku kigo cy'amashuri. Chris ni umusore w'umunyeshuri wiga mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye. Ari rero kwiruka ikigo cyose agenda abaza ati nta muntu wamboneye mwarimu Saha. Aramushaka ahantu hose ariko akamubura. Mu by'ukuri rero uyu Chris aba ari umusore mwiza mu kigo cyose, aba ari wa musore abakobwa bose baba bashaka rwose gukundana nawe, ariko mu by'ukuri ntabwo rwose aba abyitayeho. Saha rero ni mwarimu wa Chris w'imibare, birumvikana ni mukuru kuri Chris rero aba yarakunze Saha maze mu buryo bwose bukabije. Ubu rero haba habaye ikibazo rwose, ikigo cyamenye yuko Chris akundana na Saha. Saha rero abona ibintu rwose bishobora kuza kumugendera nabi maze akigendera akava kuri iki kigo. Chris rero aba ari kumushaka ahantu hose yamubuze, maze akajya muri classe, agerayo yakwicara mu mwanya we agahita abona ibaruwa iba yanditswe na Saha, ahita rero atangira kuyisoma. Iyi baruwa rero ibivuga iti ndagusuhuje Chris, ati niba uri gusoma ibi ngibi nuko rwose ntakiri hafi, namaze kugenda. Ati ibintu rero byahinduye isura maze bigenda nabi cyane, nafashe icyemezo rero cyo kugenda kubera inyungu zanjye nawe, kandi ikindi nuko rwose nifuza ko ahazaza hawe haba heza ntihangirike. Ati gusa nanone ntuhangayike, ubu ngubu abantu bose ni njye bahanze amaso kandi ni njyewe bari kuvuga, ariko mu by'ukuri nimara kugera kure y'iki kigo bazanyibagirwa maze nanjye ubuzima butangire. Saha akomeza abwira Chris ati ndabizi rwose abantu bagereka amakosa ku muntu udahari, ubwo ntari amakosa yose aranjyaho. Wowe rero guma rwose ushikamye, hangana n'ibizami birangiza umwaka maze uzabitsinde cyane. Ndifuza rwose kuba proud yawe maze kumva ko wagize amanota menshi ahagije. Ati gusa ndagushimiye rwose kuba warazanye umucyo mu mutima wanjye, igihe rwose twamaranye cyaranshimishije kandi sinshobora kukibagirwa. Ati rwose wabaye uw'ingenzi igihe nari ndi njyenyine, wambaye hafi. Gusa nanone ntuzigire rwose ukenera kunshaka, ahubwo wowe ita ku masomo yawe kuko ndifuza rwose kuyatsinda neza. Ati gusa niba twaragenewe kuzongera guhura, humura rwose igeno rizongera riduhuze. Ndagukunda cyane rero kandi ndakwifuriza rwose ibyiza. Ni Saha wakwandikiye. Uyu musore rero amara gusoma rwose iyi baruwa, amarira yamurenze, ari gutemba, agahinda kamwishe. Gusa abakiri muri ibi maze umunyeshuri agahita aza yiruka atumva ati Chris, ati ibintu byakomeye, ati inama yateranye kubera ibyawe rwose na mwarimu Saha, ati rero baragushaka. Ahita ahaguruka yihuta rero Chris maze agahita ajya muri iyi sale y'inama. Gusa nanone abantu bayirimo bo baba bari kwitonganya babaza umuyobozi w'ikigo bati mbese uyu nguyu ushinjwa uyu mwarimu ari hehe? Umuyobozi w'ikigo ati yamaze kugenda rwose kare, ntawe ukiri hano. Aba babyeyi rero batangira kwitonganya bati nyamara ntabwo turi bubone ibisubizo by'ibibazo byacu niba uyu mwarimu yamaze kugenda, kubera ko rwose ntabwo turi kumva ko abana bacu batekanye igihe cyose tutazi aho ari cyangwa atisobanuye ngo maze aduhe ubusobanuro buhagije ku cyatumye rwose akora aya makosa yaranabujijwe n'ikigo.
umuyobozi w'ikigo arababwira ati ariko byanze bikunze nubwo adahari ariko ibisubizo ntabwo turi bubibure. Baba bakivuga ibi rero maze Chris akaba arinjiye ati mumbabarire rwose natinze kuza ariko ndabitabye, ati ibibazo byose mufite ndabisubiza ndetse n'ibyo mwifuza byose ko nkora ndabikora nta kibazo. Mu ishuri rero naho bamenya inkuru ko Chris yitabye inama ishinzwe disipurine, maze uyu mukobwa witwa Mireille aba ari umukobwa mwiza nawe cyane, aba akunda rero Chris, ariko Chris ntabwo rwose aba amwikoza, maze agahita avuga ati ibi bintu ntibishoboka, ati ni gute Chris yarinze ubwo agera hano akaba rwose ashobora no kwirukanwa, ati kubera umwarimu, ati umwarimu umurusha imyaka 7 yose, ati ibi bintu ntabwo rwose byumvikana, ati Chris naramukunze mu rukundo rwose ariko we ntabwo rwose ajya nandeba, buri gihe cyose aba yitekerereza uriya mwarimu wacu. Umuyobozi ushinzwe disipurine rero ahita abwira Chris ati icara nta kibazo. Chris rero yicara maze agatangira abibwira ati nitwa Chris, ndi mu mwaka wa nyuma kuri kino kigo. Uyu muyobozi rero ushinzwe disipurine ahita amubwira ati ntugire ubwoba rwose wisanzure, twese turi hano ku bwawe, ati niba rwose hari n'undi muntu waba yarakugiriye nabi cyangwa wagutera ubwoba utubwire nta kibazo, kuko rwose turashaka gukemura ikibazo waba waratejwe na Saha. Arababwira ati nta kibazo rwose ndababwiza ukuri kandi ibyo muri bumbaze byose nta kibazo. Uyu muyobozi wa disipurine rero ahita abwira Chris ati turi hano twese kugira ngo rwose dukemure ikibazo hagati yawe na mwarimu Saha, ati ubwo uratubwira rero uko bimeze. Chris rero ahita atangira ababwira ati mu by'ukuri rero ntabwo rwose Saha twigeze tugirana umubano wihariye, ati umubano twari dufitanye ni uw'umunyeshuri na mwarimu. Uyu muyobozi rero wa disipurine ahita amubaza ati mubizwi se ko rwose mwarimu Saha afatwa nk'umwarimu w'umugome kuri iki kigo, abanyeshuri baramwanga ngo agira amahane, ngo afunga umutwe, wowe mwaba mwarahujwe n'iki? Chris rero ahita ababwira ati mu by'ukuri njyewe rwose ntabwo yigeze na rimwe anyitwaraho gutyo, ati njyewe mufata nk'umwarimu uvugisha ukuri, wanga amafuti kandi rwose ushyira mu gaciro, atakunda inzira igoroye, ntabwo rwose akunda umuntu uca hirya no hino. Chris rero akomeza ababwira ati gusa rwose nyigira njyewe kuri iki kigo ahubwo nari nzi ko dufitanye ikibazo cy'umwihariko, ati kubera ko nkihagera, ati umunsi wa mbere naje mu ishuri nararyamye maze ndasinzira, yarambonye nsinziriye ahita ampagurutsa maze amfukamisha imbere, ati kuva uwo munsi rero yakomeje rwose kugenda ancungacunga amakosa yose nkoze akampa ibihano bikabije. Nabanje gutekereza ko ababyeyi banjye baba baramuvugishije maze bakamusaba kunyitaho by'umwihariko, ati kubera rero uku kuntu yakundaga kumpa ibihano bya hato na hato, natangiye kwiga nshyizeho umwete maze bituma rwose nanatsinda cyane. Ababyeyi banjye rero batangiye kwishimira rwose izo rezilita nari ndi kubona, nyamara rwose byari ukubera uyu mwarimu Saha, kubera ukuntu yangendagaho nkihagera. Akomeza rero abwira iyi nama ya disipurine ati gusa rwose
ati uko bwacyaga hari igihe yabyukaga ari umwana mwiza cyane, hakaba ikindi gihe nanone yabyutse afite umunabi, maze rwose agatura umujinya abanyeshuri, ukagira ngo hari n'ikindi kibazo rwose yari yifitiye cyihariye. Ati ariko nta na rimwe rwose ibyo bintu yigeze abikorana ubugome cyangwa gushaka guhohotera umuntu. Ati byose byabaga rwose birimo ubumuntu, sinigeze mbona rwose ko afite umutima mubi. Chris ati gusa Saha rwose yari umwarimu uzi ubwenge, ikindi kandi ntabwo yajyaga agenda mu bigare bimwe n'abandi barimu. Ati wabonaga ameze nk'uba mu isi ye wenyine. Chris ati kubera rero iyo myitwarire yose nabonaga afite, natangiye kugira amatsiko yo kumenya rwose imibereho yindi abayeho inyuma y'amasomo, kuko nabonaga byanze bikunze hari ikintu cyihishe inyuma y'iryo hindagurika ry'imyitwarire yabaga afite, kuko we rwose nabonaga atari umwana mubi habe na mba. Ati hanyuma rero nkomeje rwose gucukumbura, natunguwe n'ubuzima yari abayemo. Yari afite umugabo wamukubitaga hafi ya buri munsi, yaramukubitaga akenda kumwica. Chris ati gusa Saha yari rwose umugore w'umunyembaraga. Ati yirengagije izo nkoni yararaga akubitwa cyangwa yabyukaga akubitwa, yarabyukaga akaza ku ishuri kandi akazi akagakora neza nkaho rwose nta cyabaye. Chris kandi akomeza abwira iyi nama yose ati mu by'ukuri ntabwo rwose yigeze amfata uko adafata abandi, ntabwo yajyaga yemera na rimwe ko rwose hari umuntu ukora amakosa. Niyo mpamvu mbabwira ko rwose umubano wanjye wari uwa mwarimu n'umunyeshuri. Ati nk'umunsi umwe yari ari kwigisha maze ndarangara, yarandebye ahita ambaza ati wowe ibitekerezo byawe biri hehe? Ati ngaho mbwira ibintu maze kuvuga bwa nyuma. Mu by'ukuri navuze ibitari byo kuko nari ndangaye. Arangije aransomera cyane ati kubera iki wowe urangaye ibitekerezo byawe biba biri ahandi iyo ndi kwigisha? Ati kuki utajya ukurikira isomo ryanjye? Yahise ambwira ko kandi ngomba gukurikira cyane kubera ko namara kutwigisha ari njyewe ndi buze guhagararira ishuri ryacu muri bato yari kuza kuba. Ati ni wowe rwose uza kuduhagararira, ubwo nidutsindwa uraza kugira ibyo unsobanurira. Ati buri gihe rero yahoraga rwose arwanira ko abanyeshuri bose bamukurikira kandi bakamenya ubwenge ntibarangare. Ntabwo rwose yajyaga adusumbanya habe na gatoya. Chris ati kugira ngo kandi rwose mumenye ukuntu uriya mwarimu Saha yari umuntu mwiza mu buryo mwebwe mutigeze mumenya. Tekereza ko umunsi umwe yahuye n'umwana atanigishaga rwose, yari ari kurira rero uyu mwana kubera ko bari bamusohoye mu ishuri kubera ko yatararangiza kwishyura amafaranga y'ishuri. Bahuye arira cyane maze Saha ahita amubaza ati kurira, amwaka ibipapuro abona ko rwose bamusohoreye kuba atararangiza kwishyura amafaranga y'ishuri. Uyu mwana yabwiye Saha ati ababyeyi banjye ntibararangiza kwishyura amafaranga y'ishuri none rwose baranyirukanye. Saha yahise amubwira ati nibyo gusa, ati wirira rwose isubirire mu ishuri, aya mafaranga ndayakwishyurira kandi ndaza kukuzanira rwose bordero. Ibi byose rero Chris yakomezaga ari kubibwira abantu bari bateraniye muri iyi sare. Abantu bamwe rwose bari bamaze guhindura amarangamutima, kuko ubundi nyine mbere Saha bamufataga nk'umuntu nyine wangwa n'abanyeshuri, umuntu udashobotse, umuntu mubi rwose w'imico mibi. Ni nayo mpamvu kandi bari bari gutekereza ko ashobora kuba yarahohoteye Chris maze agashaka gukundana n'umwana kandi bitemewe. Chris rero nawe yari yiyemeje rwose kuvugira uyu mwarimu kuri we rwose wari intwarikazi ye.
umuyobozi rero wa disipurine ahita abaza Chris ati rwose ibyo twabyumvise, ariko se byatangiye bite, byagenze bite kugira ngo ugirane umubano wihariye wowe n'umwarimu wawe? Chris rero ahita avuga ati ntabwo rwose twagiranye umubano wihariye. Ararengana cyane rwose Saha, kubera ko ntabwo twigeze dusohokana, byose ni amakosa yanjye kandi byatangiriye kuri jyewe. Ati namaze imyaka 2 yose nirirwa rwose ndeba Saha anca mu maso. Ati nagiye rero rwose ngenda mwiyumvamo gahoro gahoro. Ati gusa icyo gihe mbere yaho gato nari mfite umukopine nakundanaga na Mireille, ariko naje gusanga uyu mukobwa yari afite imico rwose idashobotse, maze turarekana. Mireille rero nawe yatangiye kujya mbaza niba hari undi muntu naba nkunda, maze nkamubwira ko rwose niba yaba hari ntabyo namubwira, kuko n'ubundi byaba ari ukujya kunyangiriza. Ati gusa guhera icyo gihe rwose nari naratangiye kujya ntekereza kuri Saha, nubwo ntari narigeze mbimubwira kandi nkaba nta n'undi muntu n'umwe nari narigeze mbibwira. Iryo ryari ibanga rwose nari mfite mu mutima wanjye. Ati umunsi umwe rero, ati Saha yari asohotse rwose mu ishuri nk'ibisanzwe, maze umugabo we aramuhamagaye ati ko watinze gutaha, ubundi uri hehe? Saha rero yahise yumva ijwi ry'umugabo we, yumva ko yasinze, maze ahita amubaza ati ubundi se uri mu rugo? Ati wasinze kandi aya masaha? Uyu mugabo we yahise atangira kumubwira nabi, maze Saha ahita amubwira ati ntabwo rwose ndi buze, ntabwo ndi butahe, ubwo rwose umeze utyo ubwo nta kindi ni ukumpondagura gusa. Ati kandi rwose ibi ndabirambiwe, izi nkoni ndazihaze, ndabirambiwe bingeze ahantu. Saha rero yavuye kuri telefone rwose yenda nko kurira, kubera ukuntu rwose agahinda kari kamwishe, ndetse afite n'ubwoba bw'ahantu ari buze gutaha. Kubera rero ukuntu rwose atari ameze neza, yahise agenda maze ahagarara ku matuwarete. Mireille ubusanzwe rero ari umukobwa w'umunyamahane cyane, nawe araza akaza kuri tuwarete, ariko Saha nta muntu n'umwe aba ashaka rwose kubona mu maso. Ahita amubwira ati wowe urajya he? Ati mva imbere. Mireille ati ariko ndarije muri tuwarete. Saha ati ndavuze ngo mva imbere. Mireille rero agenda gato yakigira hirya, maze Saha agahita yinjira muri tuwarete. Mireille ahita agaruka maze agashyiraho ingufuri kuri tuwarete rwose agafunga neza. Saha rero ajya gusohoka maze akabura aho aca, aguma muri iyi tuwarete umwanya munini cyane. Abantu bose rero barataha batamenye ko rwose yagumyemo. Akomeza rero kugenda ahamagara ataka, maze umusekirite akaza kuhanyura akumva harimo umuntu. Uyu musekirite aragenda agashaka urufunguzo, maze akaza agafungurira Saha muri iyi tuwarete. Saha rero arasohoka, aba yasize rwose isakoshi ye muri sale y'abarimu. Ubwo baba bitahiye kandi n'iyi sale bayifunze, isakoshi ye iba yagumyemo. Abura rero icyo gukora, akabura rwose icyo afata kubera ko nta mafaranga na makeya aba afite. Ashaka rero kuguza uriya musekirite, ariko nanone akagira isoni, akananirwa kubimubwira maze akicecekera. Yicara rero aho ngaho rwose muri koridoro ahantu haba hari intebe. Ati maze nkaza nanjye mba natashye ntinze. Uwo ni Chris uba akibwira rwose inama ya disipurine. Ati nanjye ndaza kubera ko mba nasigaye mu ishuri rwose ntashye ntinze, maze nkamusanga ngahita mubaza nti none se rwose mwarimu ko watinze gutaha byagenze bite? Ahita aratangira kumbwira ibyamubaye uko byagenze, maze akambwira ati gusa nanone nta mafaranga rwose mfite yangeza mu rugo. Ati ahubwo se wowe rwose waba uyafite, maze ukanguriza ko nzayakwishyura ejo maze kubona isakoshi yanjye.
nanjye rero ubwo nta mafaranga rwose na make mba mfite, mpita mubwira nti nta mafaranga mfite, ariko hari icyo nagufasha kimwe, ikintu cyonyine nagufasha ni uko twatahana maze nkagucumbikira nibura ukabona aho urara iri joro, kubera ko njyewe mba ntuye hafi y'ishuri jye n'ababyeyi banjye. Chris rero arakomeza akababwira ati iryo joro rero kubera ko byarangiye tubuze rwose ukundi tubigenza, twaratahanye maze tujyana mu rugo, gusa sinigeze mbibwira ababyeyi banjye kuko simpamya ko rwose bari kubyakira neza. Twarajyanye rero maze tugerana mu rugo, namweretse rero icyumba cya tante wanjye maze mubwira ko harimo byose ashobora kugenda rwose akitegura kandi akakiraramo. Ati gusa nyine icyo gihe nta nubwo ababyeyi banjye bari bari mu rugo, bari bari mu rugendo, ariko rwose sinigeze nifuza kuba nabahamagara ngo mbibabwire. Ati twageze mu rugo rero maze mubaza niba rwose hari ikintu namutegurira cyo kurya. We rero yambwiye ko nta mpamvu zo kwigora, maze mutegurira sandwich kuko niyo yari iri hafi, kandi muha rwose na kaji aranywa, arangije ahita yiryamira nanjye ndaryama. Bwarakeye mu gitondo rero maze agaruka ku kazi. Chris rero ahita akomeza ababwira ati uwo munsi rero nibwo rwose yambwiye byinshi ku buzima bwe, anambwira ko rwose atashakaga gutaha mu rugo kubera ko yumvaga noneho inkoni z'umunsi atari buzikire. Nibwo yamubwiye ukuntu rwose umugabo we amukubita buri munsi, uretse ibyo Chris yari asanzwe azi ku makuru yishakiraga. Uwo munsi noneho yabyiyumviye neza cyane mu kanwa ka Saha. Icyo gihe rero banicaye mu rugo, Chris yaramubwiye ati njyewe kera rwose nkiza ku ishuri naragutinyaga kubera ukuntu nabonaga nyine ukunda ibintu binyuze mu nzira imwe gusa, ati kandi n'abandi bana baragutinya, ati abandi banyeshuri batekereza ko uri umugome cyane, n'abandi niko babitekereza. Maze Saha ati none se wowe niki cyaje gutuma uhindura ibitekerezo noneho ukamenya ko ntari umuntu mubi? Maze Chris ati inseko yawe ndetse n'umutima mwiza ugira nibyo byatumye rwose menya ko utari umuntu mubi. Saha ati ko ntigeze ngusekera rero na rimwe, wabibwiwe n'iki? Chris ati ntabwo rwose ari njye wigeze gusekera, ahubwo nakunyuzeho umunsi umwe uri kumwe n'umunyeshuri wari uri mu bibazo uri kumusekera rwose. Uwo munsi nibwo namenye ko ujya useka kandi inseko yawe rwose ari nziza cyane, nahise menya ko kandi uri umuntu mwiza kuko nari nsanzwe nzi ko njyewe ugira umutima mwiza, kuko nta kintu kimwe wigeze unkorera ngo nkibonemo ubugome, ibintu byose wankoreraga byabaga rwose ari inyungu zanjye. Ubwo rero Saha akomeza rwose guseka ari kuganiriza na Chris, twibuka neza ko rwose izi ni inkuru Chris ari kubwira inama ishinzwe discipline, ayibwira ko rwose ko Saha arengana atigeze atereta Chris, ahubwo Chris ari we wari warakunze Saha kandi ntabashe no kubimubwira rwose. Chris ati uwo munsi kandi ni nabwo rwose namusabye ko yaba inshuti yanjye y'umwihariko, maze akajya ambwira anaseka ati umunyeshuri wanjye se nigisha, ati uracyari umwana, atubutse kuko twaba inshuti maze tukajya tuganira iki? Maze Chris ati nanjye nkajya nikora ku bwanwa nkamwereka rwose ko nakuze, maze akambwira ati n'abana ubwanwa baba babufite, uracyari umwana cyane rwose kuri njyewe. Ati uwo munsi rero yahise rwose atangira kwirira ibyo ndamuteguriye maze ajya kuryama. Ati bukeye mu gitondo rero nibwo rwose wakunze iyi nkuru y'urukundo kora like, niba ari ubwa mbere kandi ugeze kuri iyi channel kora subscribe kugira ngo zijye zikugeraho mu ba mbere.
Mu gitondo rero niho rwose ibintu byabaye noneho bibi cyane kubera ko twagiye ku ishuri, maze akigera ku ishuri umugabo we amusangayo, atangira rero gushaka kumukubitira ku ishuri amubaza ngo yaraye hehe. Saha yamusobanuriraga ko rwose yaraye abuze isakoshi ye maze akabura amafaranga amugeza mu rugo ntabyemere, agashaka rwose kumuhondagura ngo ni uko ataraye atashye mu rugo. Ati rero icyo gihe nasanze rwose umugabo we ari hafi kumukubita azamuye urushyi ngo amukubite, maze mba mufashe ukuboko. Ati umugabo we yahise atangira kundeba nabi ambaza ngo ngewe ndi iki, ngo kubera iki rwose namwitambika hagati ye n'umugore we. Ndamubwira nti ngewe ndi umunyeshuri wa Saha, rero nta burenganzira ufite na buke bwo kumukubitira hano. Ati ubwo natangiye kurwana n'umugabo we, ari nabwo kandi directrice yaje rwose maze akadukiza, agahita amwirukana akamubwira ngo ntazagaruke. Icyo gihe rero bakimara rwose kubakiza, ati umuyobozi w'ikigo yahise ahamagara Saha mu biro bye aramubwira ati ariko kubera icyo ukomeza kubana rwose n'uriya mugabo ugukubita kuriya atazakwica. Ati kubera iki se udasaba gutandukana, kandi nanone ngo umurege kuba rwose aguhohotera bikabije. Ati biriya bintu bizakuviramo urupfu. Maze Saha nawe rwose ahita avuga ati ibyo bintu maze igihe mbitekereza, ndabona rwose aricyo gisigaye kuko nintareba neza uyu mugabo azanyica. Ibi bintu byose rero nibyo rwose Chris aba ari kugenda abwira iyi nama ya discipline y'uko byamugendekeye we na Saha. Muri sale rero umuyobozi ushinzwe discipline aba yumvise ibyo amatwi ye atigeze yumva, ariruhutsa maze rwose ukabona yumiwe ibintu ari kumva. Ahita rero abwira Chris ati mu by'ukuri rwose nibura tumenye wateje imirwano yabereye hano ku ishuri, ati kandi uduhaye amakuru menshi rwose tutari tuzi. Ati ariko se nanone ni gute umwarimu yabashije kujya mu rugo rw'umunyeshuri akararayo nta ruhushya rw'ababyeyi be afite? Chris ahita ababwira ati rwose ndakomeza kubabwiza ukuri, ni uko ahubwo yenda muri butangire gukeka ibindi, ariko ibintu ndi kubabwira niko kuri rwose. Yakomeje kandi ababwira ati rero twiyemeje kuba inshuti zidasanzwe, ati ntababeshye ntabwo natuma rwose hagira umuntu n'umwe umusebya cyangwa ngo amushinje ikintu atakoze. Ati ubu rwose mpagaze aha kugira ngo murwanirire, ati nibiba na ngombwa kandi ko munyirukana ku ishuri nta kibazo nzarireka, ariko rwose ye kujyana igisebo kandi cy'amakosa atakoze. Aha kandi abayobozi bahise babwira Chris bati twakumvise rwose, ngaho rero itahire nta kibazo, tuzongera kuguhamagara mu minsi 2 maze ubwo twongera n'ubundi tuvugane, naho twebwe tugiye gukomeza n'ubundi dukore inama. Chris rero yahise yisohokera maze asubira mu ishuri. Chris rero yabaye akimara gusohoka maze asanga abanyeshuri benshi bamutegereje imbere y'icyumba cy'inama, bahita bamuhobera bati none se bigenze bite? Ati ibintu rwose byabaye bibi kurushaho, ati ibintu biri kugenda bihindura isura, sinzi rwose icyo ngomba gukora. Bose baramubwiye bati komera kandi ushikame, twese turi hano kugira ngo tugushyigikire, turashaka rwose gushyigikira mwarimu Saha nubwo adahari, kuko nubwo twese tutigana nawe ariko twese yagiye atugirira neza umwe ku wundi. Ati mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ati rero tugomba rwose kugushyigikira kugira ngo isura ye tuyikureho icyasha. Ntabwo rwose dushaka ko bazasigara bamuvuga nabi adahari kandi yari umuntu mwiza ku bantu benshi. Chris rero ahita yishima cyane maze akababwira ati murakoze kunshyigikira kandi rwose mutumye ngarura imbaraga, tugomba rero kurwana kandi rwose tuzatsinda ndabizi.
Chris rero ahura na Mireille wamukundaga cyane rwose, maze agahagarika Chris akamubwira ati nyamara ushatse ko ngufasha nagufasha kandi byihuse, ati papa wanjye nawe burya ari mu nama rwose ishinzwe discipline, ati rero uramutse ubyemeye ko njye nawe dusohokana rwose namubwira agahita atuma batakwirukana, ati naho ubundi nutabyemera bazakwirukana rwose nta kabuza, ati ntacyo bikubwiye se. Chris aramureba agahera ku kirenge maze akageza ku mutwe akamwihorera. Mireille ati nyamara ushatse wakwibagirwa rwose uriya mukecuru ngo ni Saha, maze ukikundira njyewe w'umwana muto tunangana, ati kandi urumva ko nanjye naguha ubufasha. Chris aramwihorera maze agahita amucaho ntacyo avuze akigendera, maze Mireille agasigara ahamagara Chris ariko yigendeye rwose nta kintu na kimwe amusubije. Abandi rero basigara baseka Mireille bati ariko rwose nta muntu udaseba, ahari nawe uri mu minsi yawe yo guseba, urabona ukuntu umusore aba yaguciye amazi, ati ubundi wamwiyoreye ko atagukunda habe na gatoya. Mireille nawe ati njyewe mva kwizima se, ati ntabwo bishoboka, ubundi nta musore ujya unyanga, sinibaza rero uriya ikintu yaba yitwaje, ati byanze bikunze agomba kuzanshaka rwose, igihe bazaba bamwirukanye azamfukamira ambwire ko tugomba kuzajya dusohokana ahubwo ampetse ku mugongo kugira ngo ninginge papa wanjye maze bamubabarire ntibamwirukane. Abandi bahita bamubwira bati ubwo nta kibazo turabitegereje tuzaba tubireba. Chris rero yaratashye maze ageze mu rugo asanga ababyeyi be rwose baramutegereje, bategereje kumenya uko byagenze, baramubajije bati none se byagenze bite, ati ntako rwose byagenze, ibintu biri kurushaho kuba bibi, bazampamagara mu minsi 2 kandi rwose ndabona afite ibyago byo kwirukanwa. Mama we rero wese ahaguruka ati narabivuze rwose ko nta bwenge ugira, ati muri Amerika waratsinzwe tukuzana hano, none dore naho utangiye gukurikira rwose umwarimu wawe ukurusha imyaka 7 yose ukirwa umwiruka inyuma, none dore nabwo kwiga birakunaniye, waraturumbiye rwose nta kintu na kimwe tuzagukuraho. Chris rero ahita amubwira ati mama rwose birashoboka yenda koko nakurumbiye ntabaye umuhungu wifuza ko mba we, ariko rero Saha ndamukunda kandi cyane, ibyo byo rwose nta kintu na kimwe wabihinduraho, buriya rwose ndamukunda birenze uko wowe waba ubitekereza. Ahita atangira akamutuka rero mama ati umva rwose ukuntu rego urabivuga wagira ngo nta kibazo na kimwe ufite, urabura kureba imbere yawe hazaza maze ukirirwa mu nkundo. Papa we rero rwose uba ari umupapa utuje cyane, ahita abwira mama wa Chris ati ariko rwose reka umwana mureke yubaka ubuzima bwe uko abyumva, ati buriya mu rukundo nta muntu ubangamira undi, ikindi kandi nta myaka rugira, umuntu yakunda uwo ari we wese apfa kuba gusa afite imyaka y'ubukure. Umuhungu wacu rero niba yarakunze Saha kandi akaba yaramukunze cyane, sinumva impamvu tugomba rwose kubyivangamo kuko nta nicyo twabihinduraho, mureke rwose akomeze ubuzima bwe. Mama we rero ahita arakara ati ndumva nawe rwose dukomeje gushyigikira umuhungu wawe mu mafuti, ati reka nigendere mbareke rwose mugume muri ibyo bintu rwose bidafite umumaro murimo ntazi mushyigikirana. Umunsi rero w'iyindi nama warageze, noneho Chris yaherekejwe n'ababyeyi be rwose bagira ngo bumve uko bimeze. Bageze rero muri iyi nama maze uyobora umuyobozi wa discipline atangira ababwira ati rwose birashoboka ko amarangamutima y'umuntu yamuyobora, ariko nanone aha turi kuvuga Saha wari umwarimu, uwo mwanya rero yari afite ntabwo rwose wamwemereraga kuba yakundana n'umunyeshuri.
Chris rero ahita afata ijambo akababwira ati rwose bayobozi mu byubahiro mbagomba, ati nanjye ndi hano kugira ngo rwose muburanire, ati kubera ko ati nta ruhare yigeze abigiramo, ati njye nawe ntitwigeze dusohokana, nta n'ikintu kigeze kiba hagati yacu, ahubwo jyewe naramukunze ariko rwose we nta kosa abifitemo, ni njye wamukunze, ni nanjye rwose wakomezaga kumugendaho mutereta. Uyu muyobozi yahise abaza Chris ati none se ati ni wowe wateye intambwe ya mbere mu kumubwira ko umukunda? Chris ati cyane rwose. Uyu muyobozi yahise amubwira ati birumvikana ko ushobora kuba warashyizweho igitutu ndetse n'imbaraga bashobora kuba barabigukoresheje ku ngufu. Chris ati nta muntu n'umwe rwose wigeze ashyiraho ingufu kugira ngo nkunde Saha, ati ni njye njyenyine namwikundiye ubwanjye n'umutima wanjye wose, ati nta mbaraga na nkeya bigeze bahashyiraho rwose. Abandi bayobozi rero nabo bari bari mu nama ya discipline bahise babaza Chris bati none urumva bitoroshye ko rwose wamushyiraho amakosa yose ko n'ubundi adahari? Ati yego rwose birashoboka. Bati none se kubera iki uri gukomeza kumuburanira kandi rwose uzi ko biri kugushyira mu kaga? Chris ati impamvu ni uko rwose ibyo ndi kuvuga ari ukuri, ndamukunda cyane kandi sinatuma rwose agira ibibazo igihe cyose nta kosa na rimwe yabigizemo, ati ndahari kugira ngo mvugishe ukuri kandi muhanagureho ibibi byose. Umuyobozi akomeza amubwira ati noneho uri kwemeza ko ari wowe watangije urwo rukundo? Chris ati cyane rwose. Umuyobozi ati gerageza rero ubidusobanurire neza twongere tubyumve n'ababyeyi bawe babyumva. Chris ahita ababwira ati nk'uko rwose nabibabwiye mu nama yabanje, ati byatangiye buhoro buhoro nk'umunyeshuri rwose na mwarimu we, dutangira tuganira iby'amasomo, noneho nkagenda musobanukirwa buhoro buhoro imyitwarire nkagenda nyumva uko twagendaga tuganira, ati hanyuma rero kiriya gikorwa cy'ukuntu umugabo we yamusanze ku ishuri akaza kumukubita cyo cyatumye rwose menya neza yuko mukunda, kubera ko nahise njya kumurwanirira niyumvise nk'umuntu utareka hari umuntu umukozaho urutoki, nahise bya noneho mbishyira ku mugaragaro maze murwanirira rwose abantu bose bareba. Chris rero akomeza ababwira ati hari nk'umunsi umwe rwose yari yavuye ku kigo cyacu bivugwa kandi ko atazagaruka, ati narahangayitse rwose umutima wenda kumvamo, ati icyo gihe rero kubw'amahirwe rwose twumvise bavuga ko azagaruka, ati twaragiye nk'ishuri ryose tumutegurira impano, ati yabaye akiza maze tumuha iyo mpano, ati ishuri ryose ryari ryishimye kuba rwose yongeye kugaruka, ati bishatse kuvuga ko atari njye jyenyine namwishimiraga ahubwo abanyeshuri bose bari bamwishimiye, ati nawe kubera ukuntu yari azi ko rwose adakunzwe na bose yabajije abanyeshuri bose ati mbese mwese mwari mwabyiteguye kumpa iyi mpano? Ati cyangwa se ni ukubera Chris niyo mpamvu mwampaye iyi mpano? Ati bose bavugiye hejuru bati twese twabishakaga kandi twari twabiteguye. Ati rero yahise rwose yishima Saha maze atangira kubwira abanyeshuri bose ati nari mbakumbuye, ati ubu rero tugiye gutangirira aho twari tugeze kandi ishuri ryacu rigomba kuzaba irya mbere, maze bakamenya ko twebwe rwose turi indashyikirwa. Bose rero bakomeraga mu mashyi rimwe kubera ukuntu rwose bumvaga ibintu ari kuvuga ari byiza cyane. Ati ikindi kandi nyuma y'aho ngaho yaje rero gutandukana n'umugabo we mu mategeko, icyo gihe nabwo nasigaye numva nta n'ikintu na kimwe kintega nkomeza kumukunda, uretse ko we rwose atigeze na rimwe abishyigikira, yakomezaga kumbona nk'umwana imbere ye ariko nanone akambera rwose imfura, ariko rwose ntiyigeze yinjira mu rukundo kugira ngo rwose tube twaranasohokanye cyangwa hari ikintu cy'abantu bakundana twigeze dukora jyewe nawe. Chris rero akomeza kandi ari kubwira iyi nama yose
ati kugira ngo rwose mukomeze mwumve ukuntu atigeze ambonamo umukunzi, yakomeje kumbonamo umunyeshuri. Ati hari nk'umunsi umwe namusanze muri biro yicaye wenyine, maze mpita mubwira nti ndabona rwose utameze neza, ni ko utishimye, byagenze bite? Saha yahise ambwira rero ati ubu rwose ndi guca mu bihe bikomeye kubera ndi mu bintu by'amadivoruse, ati ntabwo biba byoroshye, ati gusa nyine nabyo kandi ni inkuru nziza kuba rwose naratandukanye n'uyu mugabo, ariko ntabwo biba ari ibintu byoroshye. Ati nanjye rero nahise mubaza mbese noneho ubu rwose wabaye seribateri? Ati ubu ngubu rwose uri libre, nta muntu n'umwe ukugendaho? Ati yahise ambwira ngo yego, maze nanjye mpita mubaza niba rwose atakwemera umusore w'ibogari nkanjye maze bakajya basohokana. Ati yahise ambwira ko rwose nkiri umwana kandi mutoya ibyo rero bitashoboka. Ati nanjye nahise mubwira ngo nanyihere nimero maze nzajya muhamagara igihe devoir zananiye. Ati nimero rero yahise azimpa, ariko ahita anambwira ati n'ubundi n'uyu munsi devoir zakunaniye, dore n'ubundi ibyo ndi kugukosorera byose wabyishe, ujya rwose wikonsantra ku masomo yawe, nibyo ndashaka ko rwose wubaka ahazaza hawe, reba amasomo cyane, ibindi bintu byose byikuremo, cyane cyane ibintu by'urukundo rwo biretse, ubanze urangizanye n'amasomo yawe kugira ngo uzatsinde ikizami neza. Ati uwo munsi rero nahise nanamubwira rwose ko yambaye neza kuko nabonaga ari mwiza cyane kuko. Ati ahita ambwira ngo ndakoze, ariko mu buzima bwe ntabwo yigeze na rimwe ambwira yuko ankunda. Ati njye nahoraga rwose mutereta nkamutera imitoma, ariko we ntiyigeze na rimwe ambwira ko ankunda, yahoraga ambwira ko ikintu ngomba gushyira imbere cyane ari amasomo yanjye. Chris akomeza ababwira ati gusa hari umunsi umwe rwose umushuti wanjye umwe w'umusore, twari turi mu ishuri maze mwarimu amagurutsa, ubwo ni Saha aba avuga, amagurutsa ngo ndi gukora ikibazo cya mate, nagiye kirananira rero maze abanyeshuri bose baranseka cyane kuko nari nagikoze nabi. Ati nagiye kumusubiza rero kreye nari ndi kwandikisha, ati maze igwa hasi. Ati twagiye kuyitora tugendera rimwe, maze twese twicarira rimwe turebana mu maso. Ati rero uwo mushuti wanjye w'umusore twagiye mu kiruhuko cya saa yine, maze ahita ambwira ati rwose Saha aragukunda, njye nabibonye mu maso ye. Ati nabonye ukuntu akureba cya gihe mwajyaga gutora ingwa muri kumwe. Ati nahise mbona ko rwose agukunda kandi akwiyumvamo. Ati icyo gihe rero nahise nsesa urumeza, numva ngize ibyishimo byinshi cyane, maze mbaza uyu musore nti koko se niko wabibonye? Wabonye koko andeba nk'umuntu nkunda? Ati tekereza ko rwose yambwiye yuko nkiri umwana mutoya. Ati ntakubeshye mbona ngewe atabirimo, kuko rwose yarampakaniye, nta nubwo ajya ambwira n'ijambo na rimwe ry'urukundo, kuko rwose aracyamfata nkaho ndi umwana. Ati gusa uyu mugenzi wanjye yakomeje ambwira ko rwose we yabibonye mu maso ye ko ashobora kuba ankunda. Ati rero ibyo bintu byansubijemo imbaraga, nubwo rwose atigeze na rimwe abimbwira, ariko nibura nahoraga ntekereza ko rwose umunsi umwe bizakunda, maze yenda tukaba twakundana. Gusa n'ubu mbabwira ntabwo rwose twigeze dukundana. Chris rero akomeza ababwira ati ibi byose rero bijya kugera ahangaha rwose byavuye kuri Mireille, ni umukobwa wankundaga ariko njye simukunde. Ati umunsi umwe rero nazamutse niruka esikariye, ati ubwo na Saha yari ari kumanuka, gusa ntabwo nari namubonye kuko rinete nari nazikuyemo, kandi iyo ntambaye rinete simba ndeba neza. Ati nazamukaga niruka rero maze dushaka gusekurana. Ati nese niyexkiza ndamubwira ngo nambabarire ko nari mugonze rwose. Ati gusa icyo gihe twari twegeranye cyane kubera ko n'ubundi twari tugonganye. Ati Saha yahise ambwira ngo reka yigende, n'ubundi yari ari kugenda. Ati ariko arambwira ngo ubutaha sinkagende ntambaye rinete kuko nanjye ubwanjye nshobora no kugwa kuri esikariye.
Ati rero Mireille yahise ankurikira yiruka kuko rwose yari yatubonye duhura, ati yankurikiye yiruka cyane ambwira ngo sinjya mureba habe na gatoya, ngo ahubwo mba ndibirebera saha, ngo kandi anduta cyane, ngo bigaragara ko rwose nshobora kuba mukunda. Ati rero rwose n'icyo gihe n'ubundi Mireille naramubwiye ngo nandeke, ngo rwose ntacyo mfite cyo kuvugana nawe. Ati rero yambwiye ko rwose azabibwira ishuri ryose ko nkundana na Saha. Ati kandi rero ni naho rwose byahereye, namubwiye ko njye nawe tutazigera twongera gukundana, maze ahita agenda ajya mu ishuri. Yaragiye maze abwira abanyeshuri bose, arababwira ngo jyewe nkundana na Saha, ngo yatwiboneye ngo turi gusomana, gusa yarabeshyaga. Ati rero yamaze kubibwira abanyeshuri bose maze bahita barakarira Saha. Ati bose bakomeje bacecetse bamutegereje. Ati Saha yarinjiye rero aje kwigisha, maze atangira kubaza ibibazo habura n'umwe usubiza kubera ko bose bari bamurakariye. Ati rero byageze aho maze nawe atangira kurakara kubera ukuntu nta n'umwe wamusubizaga. Ati atangiye rero kubabwira ngo rwose ngiye kwisohokera maze njye kubwira abayobozi ko mwanze kwiga. Ati aba banyeshuri bose bahise batangira gusakuriza rimwe ngo mumwirukane, mumwirukane, mumwirukane kubera ko yakundanye n'umunyeshuri, ni mumwirukane. Ati barasakuje kugeza igihe umuyobozi w'ikigo yaziye. Ati rero umuyobozi w'ikigo yamaze kuza maze arabacecekesha, ariko n'ubundi ahita ajyana Saha muri biro. Ati ikindi kandi icyo gihe abana batangiye rwose kubwira umuyobozi w'ikigo bati impamvu twamusakurizaga ni uko rwose akundana n'umunyeshuri. Ati umuyobozi w'ikigo yarumiwe maze avuga ko noneho bari kumushinja ibintu bikomeye kuko rwose ibyo bintu ikigo kibihanira. Ati rero Saha yabonye ibintu bigeze kure rwose, niyo mpamvu yahise yigendera, ahita agenda adasezeye. Ati ubu niyo mpamvu njyewe ndi hano kugira ngo musobanure. Ati murumva ahantu ibintu byose byagiye rwose bituruka. Chris kandi ahita ababwira ati nkimara rero no kumubura naramushakishije ahantu hose ariko rwose sinamubona. Ati gusa bambwiye ko ashobora kuba yahinduye ishuri. Ati rero niyo mpamvu nafashe rwose umwanzuro wo kuza hano muri iyi nama kugira ngo mutamufatira ibyemezo adahari, ahubwo jyewe muhagararire rwose maze mbabwize ukuri kose. Ati ntababeshye rero umubano wanjye rwose na Saha wari umubano ushingiye ku mwarimu n'umunyeshuri, nta na rimwe yigeze rwose arengera, ntabwo yigeze arenga imbibi. Ni njyewe namukunze ariko nanjye sinari nzi ko rwose bizageza ahangaha, ntabwo nari nzi ko kumukunda bizamubyarira ibyago bingana nk'ibyo byamubyariye, naho rwose we nta ruhare na rutoya yigeze abigiramo. Ati aya yose ni amakosa yanjye n'ingaruka rero nditeguye rwose kuzirengera. Umuyobozi rero ahita afata ijambo maze akabwira Chris ati ndagushimiye cyane rwose ukuri kose watubwiye. Ati ubwo rero tugiye gufata icyemezo nk'abayobozi, ni mube mutegereje hanze wowe n'ababyeyi bawe, turakubwira igihano rwose turi bube twagufatiye. Chris rero n'ababyeyi be bahita basohoka kugira ngo bajye gutegereza icyemezo cy'iyi nama. Aba rero baba bagisohoka maze agahita hinjira abana babiri b'abakobwa, binjira basuhuza aba bayobozi, maze umuyobozi akababaza ati mwebwe rero muri bande? Aba bana bahita bamubwira bati twebwe turi abanyeshuri kandi rwose tuje ku ruhande rwa Saha.
uyu muyobozi ahita atangara ati kandi muje ku ruhande rwe? Aba bana bati yego rwose. Umwe muri bo ahita ababwira ati turifuza ko rwose uyu mwarimu mwamubabarira kuko ni umwarimu mwiza cyane, nkanjye rwose yamfashije imibare igihe yari yarananiye, kandi mu by'ukuri nta nubwo yigishaga mu ishuri nigamo, urumva ko rwose byari ukwitanga gukomeye. Undi nawe ahita avuga ati nanjye rwose yaramfashije, ati yongeye kumpuza n'ababyeyi banjye byari byarananiranye, ati kubera inama nyinshi yagiye rwose angira. Undi ahita avuga nawe ati nanjye rero rwose yaramfashije kuko yaransuye igihe ababyeyi banjye bari barwaye, kandi ntakubeshye ntabwo rwose anyigisha, ati rero icyumvikana cyo rwose akunda abanyeshuri bose muri rusange, ni umurezi mwiza, ntabwo rwose dukwiye kumubura gutya gusa. Aba bana rero bakomeje buri umwe wese avuga ati njyewe rwose mufatiraho icyitegererezo, ati kuko namwigiyeho byinshi, ati ni umwarimu mwiza, ni mumubabarire rwose, turabinginze bayobozi ntitumutakaze. Undi ati nanjye ndacyifuza rwose kumubona kuri iki kigo, ni mumubabarire kuko ni umuntu mwiza. Bamaze kubivuga bose rero maze umuyobozi arababwira ati ubuhamya bwanyu twabumvise neza, kandi turaza no kubushingiraho rwose ku cyemezo turi bufate muri iyi nama, ati rero nta kibazo namwe mwakwigendera, ati kandi murakoze cyane. Abana rero nabo bashimye aba bayobozi maze barasohoka. Iyi nama rero yafashe umwanzuro maze barongera bahamagara Chris n'ababyeyi be, barinjiye maze umuyobozi arababwira ati tumaze rero guterana twese, ati twafashe icyemezo giteye gutya, ati nubwo nta bimenyetso rwose bifatika byemeza ko Saha na Chris bagiranye rwose umubano wihariye, ariko nanone ntibibujije yuko amategeko y'ikigo rwose yahungabanyijwe kandi yarenzweho, ati ibyo rero rwose byatumye dufata umwanzuro w'uko Saha tugomba kukwirukana kuri kino kigo kuko ni amategeko niko abivuga. Aba bose rero rwose barababaye n'ubundi kubera ko n'abari bari aha, ariko abenshi bakurikije ubuhamya bari bumvise bumvaga ko rwose bakabaye bababarira Saha, ariko nanone burya amategeko rwose arusha amabuye kuremera, ntabwo rwose bari kuyarengaho. Umuyobozi yakomeje rero ababwira ati gusa ku byerekeye rero wowe Chris, ati kubera ko rwose wavugishije ukuri kose twakumvise, ubwo rero kubera ko witwaye neza muri iki kibazo byatumye tukubabarira maze dutuma rwose utaguma mu gihano wari urimo cyo kutaza ku ishuri, ahubwo ubu noneho wemerewe kuza ku ishuri ugasanga bagenzi bawe ukitegura neza ikizami, ariko nanone ukirinda cyane kuko ikosa ritoya cyane rizahita rituma rwose wirukanwa, ugomba kwitwararika mu byo ukora byose. Chris rero n'ababyeyi be bashimye aba bayobozi, barababwira bati rwose murakoze cyane kubera ko muduhaye ubutabera. Bahise rero bataha, batahana n'umwana wabo. Chris rero arataha maze agatangira rwose guhamagara kuri nimero ya Saha, aramuhamagara ariko nimero nticemo, amara n'iminsi ari uko rwose bimeze, amuhamagara ntibyemere. Gusa nyine ku rundi ruhande Saha we aba yaragiye rwose maze akajya ahantu kure, akajya ahantu hose nta muntu n'umwe uzongera gupfa kumubona, gusa inshuti ye ibisigaye imwandikira kuri imeri maze ikamubwira iti none se wari watangira rwose gukora akazi, ati gusa ntuhangayike, ati kubera ko rwose Chris we ameze neza, ntabwo rwose ari mu bibazo, gusa nutangira gukora uzambwire. Ubwo ni nkaho rwose iyi nshuti ye iba iri kumwibariza amakuru, gusa nanone Saha arasoma ariko ntasubize, nta muntu n'umwe aba ashaka rwose ko bavugana cyangwa se amenya ahantu yaba ari. Chris rero nawe yigira inama maze akamwandikira
mesaje aramwandikira akamubwira ati ni ukuri ndahangayitse, sinzi niba rwose umeze neza kubera ko nta makuru yawe, ntabwo usubiza mesaje, singuhamagara ngo unyitabe, kandi ni ukuri rwose sintekanye, ndibaza niba nta muntu waba warakugiriye nabi. Ati rwose ntabwo natuza ntazi aho uri, ntazi amakuru yawe. Ati ndakwinginze numara rwose gusoma iyi mesaje nibura umpamagare maze menye ko uri muzima. Chris rero aragenda agahangayika, ibibazo bikamubana ibibazo, aragenda akajya mu cyumba cye maze akifungiranamo. Ikintu aba akora gusa ni ukwandika mesaje no guhamagara, kandi mesaje rwose Saha nawe bazisoma ariko ntazisubize, yahamagara ntamwitabe. Chris nawe yigumira mu cyumba maze akifungirana. Mama we rero aragenda akamukomangira ati mwana wanjye uri kwiyahura, ati urashaka rwose kwicwa n'inzara mu cyumba cyawe. Ati kubera iki utari kuva muri icyo cyumba? Ati ndakwinginze rwose, dore n'ibyo naguhaye ntabwo wigeze unabikoraho. Ati wasohotse. Maze Chris akamubwira ati mva rero rwose nkubwize ukuri mama, iki cyumba sinzakivamo kereka nimwemera kunshyigikira maze mukamfasha gushaka Saha, naho ubundi Saha ataraboneka sinzasohoka muri iki cyumba, sinzongera kurya, sinzongera gusubira kwiga. Ibyo byose ntacyo bimaze igihe cyose naba ntafite uwo nkunda, namwe ntimukambangamire ngo mukabye. Mama we rero rwose yarumiwe maze abura ikintu na kimwe yakora. Mama wa Chris rero ahita kureba papa we maze akamubwira ati icyakumvisha ibintu umuhungu wawe ari kumbwira, ati reba ko ambwiye ngo ntazakora ibizami, yanze kurya rwose yifungirana mu cyumba ngo kubera ngo umukobwa. Papa ati mwihorere rwose ubwo bizagenda neza, ibyo byose bizakemuka. Maze mama ati ni icyo rwose ufite cyo kumbwira? Ati se ubundi ko ndeba ntacyo bikubwiye. Papa wa Chris ati umwana wanjye rwose anyibutsa igihe nari nkiri mutoya. Ati uribuka ko ngewe nawe tujya kubana wandushaga imyaka 5 yose? Ati ubu se ntitubanye neza, ntidukuze, kandi rwose hari ikibazo na kimwe dufite, ntitwabanye amahoro masa ntidukundana. Uyu mumama rero ahita amubwira ati ariko nawe uzi kugereranya, ati ubwo se imyaka 5 n'7 urabigereranya ute? Maze papa wa Chris ati nyamara rega urukundo ntirugira imyaka, kandi rwose nta kinyuranyo kiri hagati y'imyaka 5 ndetse n'7, byose ni kimwe. Umwana wacu niba yarakunze umuntu ntabwo dukwiye kumubera rwose imbogamizi, cyane cyane ko urugero rwiza turwifatiraho ngewe nawe. Nawe uwo yakunze bashobora kubana kandi bakabana amahoro, ntabwo rwose imyaka ari igena uko abantu babaho. Ati nta nubwo ari igena kandi urukundo abantu bagirana, ati ibyo byose bigenwa nyine n'urukundo baba bafitanye, ni rwo rugena uko babana. Ati naho imyaka nta kintu na kimwe rwose imaze mu rukundo. Hashira rero iminsi 3 Chris atarafungura urugi, atararya, nta kintu na kimwe arakora. Maze mama we ubwoba bukamwica akabwira papa ati ariko ibintu ni ukuri wavuze, nibyo rwose nkwiye kwisubiraho, umwana wanjye atazarinda apfira muri kiriya cyumba, nazabyicuza ubuzima bwose. Bafata icyemezo rero maze bakajya kumukomangira bati fungura tuvugane. Papa we aramuhamagara atumva Valente wapfiriye mu rukundo rwose, wapfuye kubera urukundo, fungura twabyemeye rwose kugufasha kugira ngo ushake umukunzi wawe, fungura nta kibazo tuzabigufashamo. Ahita rero avugira mu cyumba ati papa koko se uravugisha ukuri, mwabyemeye muzamfasha maze nshaka umukunzi wanjye? Papa ati cyane rwose, ahubwo ni nkaho rwose nanabisoje kuko narangije gushaka umudetective kugira ngo amfashe rwose gushaka ahantu Saha yaba ari. Chris rero arishima cyane maze agahita afungura urugi, afungura rero bose abahobera anezerewe ati ndishimye kandi ndabyizeye rwose ko muzamubona.
mama we ahita amubwira ati ndumiwe, urukundo ukunda Saha rurarenze. Maze Chris ahita amubwira ati umbabarire rwose mama, ndamukunda cyane kandi sinamureka acika. Mama we ahita amubwira ati twemeje kugufasha, ariko nawe ugomba kwiga ushyizeho umwete, kubera ko urabona ikizami rwose kiri mu cyumweru kimwe gusa, ugomba kwiga neza rero, kuko nawe urabyumva uwo musheri wawe aramutse amenye ko rwose utatsinze neza ntabwo yakwishimira, ntabwo rwose yakumva ari proud yawe, nta nubwo yakwemerera urukundo. Ndakwinginze rero rwose bishyiremo agatege kandi ubitekerezeho neza, wiga cyane uzatsinde kiriya kizami, bizanagufasha rwose kwegukana umutima w'uwo mukobwa wawe ukunda. Chris rero ahita amubwira ati mama rwose ndakumva kandi humura, ibyo ngiye kubikora neza cyane, kuko nanjye ndabizi ko ndamutse ntatsinze kiriya kizami nta nubwo nazabasha kumureba mu maso rwose, kubera ko byantera isoni n'ukuntu aribyo yahoraga ambwira buri gihe, n'igihe yajyaga kuva ku ishuri nibyo yasize anyandikiye ngo nite ku masomo yanjye cyane kugira ngo nzatsinde kiriya kizami, ngo sinkagire ibindi bintu na bimwe bindangaza. Ngiye kwiga rero rwose nshyizeho umwete kandi humura bizagenda neza. Bamara kuganira rero ababyeyi na Chris, maze Chris agahita avuga ati mama rwose ndashonje, ndapfuye, inzara iranyishe. Mama we ati Imana ishimwe ko noneho wemeye gufata amafunguro, reka rwose njye kugushakira ibyo kurya mwana wanjye, birumvikana kuko umaze iminsi myinshi ntacyo ufata. Chris kandi ahita abwira papa we ati papa rwose warakoze kunyumva, ati ndabashimiye mwese kuko rwose kunyumva kandi mukubaha icyifuzo cyanjye. Igihe rero cy'ikizami kiragera, maze abanyeshuri bose bakitegura bajya rero mu kizami, maze bakagikora neza rwose, cyane cyane ko noneho ubu Chris aba atuje, aba afite umutima utekanye, aba abizi neza ko byanze bikunze agomba kuzongera kubonana na Saha, kandi aba agomba kubona amanota meza azamwereka. Ikizami rero baragikora maze bakagisoza, kandi icyo kizami rwose bagitsinda neza cyane. Amanota rero yabo arasohoka, maze umuyobozi w'ikigo akabatumaho. Atumaho rero abantu batatu aba agomba rwose guhemba, bamwitaba muri biro rero, maze akabashimira buri wese ku giti cye, arababwira ati mwarakoze kwitwara neza kandi no guhesha ishema ikigo cyacu. Buri wese akamuha kado aba yagenewe, maze agera kuri Chris ariwe rwose uba ari uwa gatatu, akamubwira ati woweho rwose ni iby'umwihariko, keretse mpagurutse nkaguhobera, ati wakoresheje umuhate udasanzwe, ati navuga amagambo menshi sinabona rwose ibyo mvuga kuri wowe, ati gusa warantangaje, ariko uri umwana mwiza cyane, ndakwishimira, ugira ukuri kandi nanone washyizemo umuhate rwose mu kwiga, dore duhesheje ishema, warakoze cyane. Chris rero asohoka rwose yishimye kubera iyi mpano aba ahawe yo kuba rwose yarabaye umunyeshuri witwaye neza kandi watsinze neza muri iki kizami. Ababyeyi rero baramushima, bakamubwira bati rwose warakoze cyane, uri umuhungu mwiza witwaye neza, turakwishimiye kandi dushimishijwe no kuba uri umwana wacu. Ku rundi ruhande rero Saha aba atashye, maze umuntu akamukurikira. Saha yinjira mu nzu, agahita abona rwose umuntu amuri inyuma, ariko aba ari umukobwa. Arahindukira agahita amubaza ati wose kandi urinde? Umuntu ahita amubwira ati si wowe Saha se? Ati yego nagukurikiye rwose, ariko ni ukubera impamvu nziza. Saha ahita amubaza ati none se singira ubwoba? Uyu muntu akamubwira ati hoya ntugire ubwoba, ati ni ababyeyi rwose ba Chris banyohereje kuko bifuzaga ko nagushaka, umwana wabo yarakubuze maze barahangayika cyane kandi rwose aragukumbuye. Ahita rero uyu muntu ahita abwira Saha ati
hamagara rero Chris rwose akeneye kukuvugisha kandi ababyeyi be babihaye umugisha ntugire ikibazo. Saha rero ahita amubwira ati Chris ati yo ati ndamukumbuye cyane, maze uyu mukobwa agahita ahereza Saha nimero ati ni Chris muvugishe. Saha ahita ahamagara Chris, maze Chris agahita amubwira ati nari ngukumbuye byo gupfa, ndishimye kuba nongeye kumva ijwi ryawe, ati rwose narakubuze kugira ngo nkubwire ukuntu natsinze kandi ngatsinda neza bakampa n'ibihembo, kubera ko rwose nawe nkeneye kumpa kado yo kunyemerera urukundo. Ati ibyo bintu sinakabaye mbikubwira kuri telefone, ati ariko nakubeshye mfite amagambo menshi yo kukubwira, ati ndakwinginze nyemerera maze tuzahure dusohokane tuganire, ati ndifuza ko rwose tuvugana kandi byimbitse. Saha yahise amubwira ati nta kibazo, ndaje nkoherereze aderese z'ahantu mba, maze rwose uzaze kunsura tunaganire, nta kibazo ndabikwemereye. Chris rero arishima cyane, maze akabyuka mu gitondo agafata kandi baga akabwira ababyeyi bati noneho ngiye kureba Saha maze rwose tuganire. Ajya kumureba rero barahura bagahoberana cyane bakananirwa rwose kurekurana. Chris rero abonana na Saha maze bakaganira rwose umwanya munini, gusa Saha ahita n'ubundi afata amakaye agatangira gukosora kuko n'ubundi abafite ishuri asigaye yigishaho. Chris rero ahita amubwira ati ariko rwose nawe mukunzi, nawe uratangaje, nari nzi ko uyu munsi turi bwiriranwe, none n'umwanya muto tubonye n'igihe cyose cyari gishize tutabonana wibereye mu kazi koko. Maze Saha ati urabizi ntabwo njya nkina n'akazi, ati rero n'ubundi turi kuganira kandi nanagakora nta kibazo. Chris ati si ibyo numvaga, ati numvaga yenda turi bwirirwe nko mu buriri maze tugakora gahunda z'abantu bakuru. Maze Saha aseka ati ariko wowe ntabwo uraba umuntu mukuru, ati tegereza ubanze ugire imyaka 20. Chris ahita amubwira aseka ati uri gukina se, ati ngiye harabura amezi makeya ngo ngire imyaka 22. Saha ahita amubwira ati ubwo rero tegereza uzagire 23. Chris ahita amubwira ati nawe uri gukabya ni ukuri, ati urumva icyo gihe koko nazaba ngitegereje, ati hoya. Chris rero ahita akomeza amubwira ati kubera ko rero n'ubundi narangije aya mashuri yisumbuye ngomba kujya muri Amerika kandi ntakubeshye ntabwo nzagusiga. Saha ahita amubwira ati jyewe Suryana, ati ubuzima bwanjye bwose buba hano. Chris ati hoya rwose ntabwo nagusiga kandi ntabwo uzabyicuza, uzaba uri kumwe n'urukundo rw'ubuzima bwawe, tuzatangira ubuzima bushya hariya, ikindi kandi nziga rwose ibintu ukunda, ndagukeneye rero hafi yanjye kugira ngo ukomeze umfashe, urabizi ko ari wowe n'ubundi umfasha muri byose, ntakubeshye sinagusiga kuko ubu ngubu nta nubwo nakongera kuba ahantu utari habe na gatoya. Chris akomeza amubwira ati kandi nyuma yaho tuzahita dukora ubukwe, ni naho tuzabukorera, ati rwose bitekerezeho nta kwicuza kurimo. Saha ahita amubwira ati ngewe ntekereza, ati ntacyo gutekereza na kimwe gihari, ati burya namenye agaciro wari ufite maze kugenda, ati nibwo namenye kuri ingenzi mu buzima bwanjye, ati ndararaga ndira amajoro yose nifuza rwose wakunshyira imbere basi nkongera kukubonaho rimwe, ati none urumva hari ikintu ngomba gutekereza, ati niba rwose ababyeyi bawe barabihaye umugisha bakaba barabyemeye, nzagukurikira aho uzajya hose, niba haba ari ku mpera y'isi upfa kuba uhari, nzakugenda inyuma aho ariho hose, ati kubera ko ndagukunda kandi cyane rwose sinakongera kugutakaza, rero narayibonye experience yo kubaho rwose ntagufite. Chris ahita yishima maze akiterera hejuru, ati ayo magambo ninyategereje igihe kinini cyane, ati wagira ngo ndi kurota numva ari wowe uri gukura mu kanwa k'unkunda, ati
ati ndumva mbaye undi muntu mushyashya, ati ndagukunda cyane kandi ndi umunyamahirwe kuba ngufite, ati ndagukunda ku buryo utabyumva. Sarah ahita amubwira ati hoya, ahubwo ninjye ngukunda kurusha uko unkunda. Chris ahita asakuza cyane ati ndagukunda cyane Sarah, ati n'abaturanyi babyumve n'abantu bose babyumve, ati Dayeli ntabwo ukwiriye gukomeza gukora. Ahita afata mashine n'amakaye yose yari afite akabibumba, maze akamubwira ati uyu munsi ntabwo rwose wongera gukora, bihagarikira aha. Ahita atangira kumusomagura cyane, ari nako amubwira ati ndagukunda. Sarah nawe asubiramo ati njyewe ndagukunda cyane kurusha uko unkunda. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.